Ikaze nshuti bakunzi bacu mwe mukomeje gukurikira uno muyoboro wacu wa YouTube channel, nongeye kubasuhuza. Ubushize nabagejejeho ubwoko bw'abagabo batandukanye bitewe n'imiterere yabo. Uyu munsi ngarutse kubagezaho izindi ngingo zatuma rwose umuryango ukomeza kubakwa neza. Turabagezaho ingingo nibura 8 zatuma umugabo n'umugore batumvikana mu rugo rwabo. Ntimucikwe. Reka twanzike. Ingingo ya mbere: kwiyima mugenzi wawe. Ahangaha bashoboye kwiyima mugenzi we mu ntekerezo, ku mubiri cyangwa se mu zindi nkuru zidasanzwe. Ingingo ya kabiri: kutumva ibye. Ahangaha twibutse ko turi kuvuga ku mugabo n'umugore. Kutumva ibyifuzo bya mugenzi wawe haba ku ruhande rw'umugore cyangwa urw'umugabo bishoboye gutuma mutumvikana mu rugo. Kutumva inama aguha. Aha tubibutse nyine ko umugabo ashoboye kugira inama umugabo, umugore ashoboye kugira inama umugabo ndetse n'umugore akagira inama umugabo. Kutumva ibyo akunda. Kutamuha agaciro ibyo umwe mu bashakanye akunda nabyo bishoboye gusenya urugo. Kugayisha uwo mwashakanye. Kwanga kwakira abashyitsi. Baba abashyitsi bo ku ruhande rw'umugabo, baba abashyitsi bo ku ruhande rw'umugore. Kukuvuguruza adakoresheje ubwenge. Ashoboye kukuvuguruza mu ruhame, muri n'inshuti, nabyo byatuma abashakanye batumvikana. Kuvuguruza itegeko rye mu ruhame. Gusimbuza abandi mu mategeko yo mu rugo. Nabyo izi ni ibyatuma batumvikana mu rugo rwabo. Tukaba tukiri ku ngingo ya kabiri yitwa ngo kutumva ibye. Mugenzi nkubwira ikigeni avuna yumye ukungiye imvune nkavuna. Icya gatatu: gusonzesha uwo mwashakanye. Uwo mwashakanye ninde? Ni umugabo. Uwo mwashakanye ninde? Ni umugore. Umugore ashoboye gusonzesha umugabo cyangwa se umugabo nawe agasonzesha umugore. Kumwima ibyo arya. Aha twavugamo kumwima ibyo arya, kutagira gahunda mu bibatunga cyangwa se mu bitunga umuryango, kutazirikana ngo umenye ibimugwa neza. Ushoboye kugenda ukirengagiza ukayoberwa ibyo umugore wawe akunda cyangwa se ibyo umugabo we akunda. Aha nabyo byatuma batumvikana. Kumuha utamwishimiye. Aha twavuga nko icyahuje umugabo n'umugore cya mbere na mbere aba ari uguha umwe muri bo icyo undi adafite. Kubimuha rero ibyo ngibyo kutabimwishimiye bishoboye gutuma mu rugo rwanyu hazamo imvururu. Ingingo ya kane: kuvunisha umwe mu bashakanye. Aha birumvikana ku mugore cyangwa se ku mugabo. Kutemera ko mufatanya imirimo igeneye kuzamura urugo. Kutamuha gahunda y'ibikwiriye, ni ukuvuga ngo umugezeho uko ibintu bizagenda cyangwa se gahunda zizamura urugo zizagenda. Gusesagura ibyo yaruhiye. Umwe mu bashakanye ashoboye gufata icyemezo cyo gusesagura ibyo baruhiye bose, bigatuma urugo rusenyuka. Kutamushimira ibyo yakoze. Aha turacyari ku ngingo ya 4. Tujye ku ngingo ya 5. Mbese wari uzi ko icyiza ni iki? Ingingo ya 5 rero hano iragira iti: gukeka ibibi k'uwo mwashakanye. Ushoboye kugira gutya umuntu akabaje agukojeje igihuha, nawe ukakigenderaho ugatangira gukeka ibibi ku muntu mwashakanye, yaba umugore cyangwa se umugabo. Aha twatanga nk'urugero: icyo umwe mu bashakanye yatekereza akavuga ngo aranyanga, afite abandi bantu banduta, aranyimagaha abandi, aransuzugura mu bwenge, ndetse hari n'ibyo ampisha. Iyi ni ingingo ya 5 ishoboye gutuma umuryango cyangwa se abashakanye batagira ubwumvikane mu rugo rwabo.
Aha twari turi kurebera hamwe ingingo ya 5. ngo zayihimuye Reka tujye ku ngingo ya 6. Ingingo ya 6 iragira iti kuba inshuti y'ababi. Aha twatanga urugero: kubana n'abajura, kuba inshuti y'abanebwe, guhora mu mazimwe, ni ukuvuga ngo guhora muri ya magambo atubaka, gukundana n'abasambanyi. Aha bishoboye kugaragaraza umwe mu bashakanye ko rwose nta cyizere afitiye uwo bashakanye, bigatuma hari ibyo batumvikanaho ndetse bakaba banabipfa. Reka twanzike dukomeze tugenda ku ngingo ya 7. Ingingo ya 7 iragira iti gupfa abana. Aha twavuga nko kunyuranya ku nshingano bakora, gusuzuguza abana mugenzi wawe. Aha umwe mu bashakanye ashoboye kugira uruhare agasuzugura umwe mu babyeyi abana, gutungwa n'abana. Uwo mwashakanye ntaguhe ibitunga umuryango ugasigara utunzwe n'abana. Uburenganzira ku mwana, ntugire uburenganzira ku mwana bigatuma mubipfa. Ababyeyi ntibakirera cyangwa se ngo bacyahe abana babo. Ibi nabyo bishoboye gutandukanya cyangwa bigashyamiranya abashakanye. Aha twatanga nk'urugero: abana bashoboye kwigira ibirara kubera ko umwe mu babyeyi yagiye gukorera kure y'urugo, noneho umwe muri abo wagiye gukorera kure y'urugo yazaza agasanga abana babaye ibirara, agatangira kubishyira ku mubyeyi wasigaranye n'abo bana, bikaba byabashwanisha. Reka dukomeze tujya ku ngingo ya 8. Ingingo ya 8 iravuga ngo kudahazwa mu mibonano mpuzabitsina. Aha turagira tuti ubu ingo nyinshi ziri ku rugamba ruhoraho. Bamwe barutangiye uhereye itariki baboneye uburenganzira bwo kubaka urugo. Bamwe bafatanyije n'abo badashaka kandi badakunda. Abandi bashyingiranywe n'abo batazi neza, bamaze kubasobanukirwa babakuraho umutima. Ubu bamwe bagiye bahubukira ubukwe, none ubu ibyifuzo byabo ni ugutana n'abo bahisemo. Abandi bahisemo abakire, none kubera uburyo budahoranwa cyangwa se ubwo bukire ngo bwabo buhoranwe, bahora mu maganya y'urudaca ndetse no gusebanya. Ibyo byose n'ibindi bitavuzwe niyo ntandaro yo guhora abubu cyangwa se ishako z'ubu cyangwa ingo z'ubu bajya impaka no kutanezerwa kenshi mu ngo zabo. Ubu duhagaze imbere y'ingorane ziremereye zizanwa n'uko umuntu wese atari kuzuza inshingano ze mu rugo. Inshingano z'urugo ntizuzuzwa no kuba warize cyangwa se utarize, ahubwo ni ugutuza imbere y'uwo mwagiranye urwo rukundo mugashakana, umwe muri bo akagira undi inama, hatitawe ku mashuri, kuko amashuri ntabwo ari yo yubaka urugo. Abanyeshuri ntibakigendera ku murongo w'abigishwa babo bihaye kujya bivumburira ibyabo. Ibi nabyo mbibutse ko bishoboye kudashimisha ababyeyi b'abo bana. Hashoboye kwadukiraho impaka, umwe mu bashakanye akabishinja mugenzi we. Mu itorero amasaha menshi arangirika mu kwiga gahunda z'urugo. Hari abagendera ku bukristo bwabo ahantu hose, inshingano zigateshwa agaciro, umunezero ntibihabwe agaciro mu ngo zabo. Hari n'abitwikira amadini bagahutaza abo bashakanye bitwaje ko babahanuriye. Ikiri gutuma umuntu wese ahanganye n'ishyano ni uko atagira umwanya uhagije wo gukurikirana no kwitondera ibimureba ngo amenye ingorane z'ibimunezeza cyangwa se z'ibirakaza mugenzi we, ahubwo akihitiramo kwikunda. Ibyo bikamuhisha umugambi ukomeye watumye Imana imushyira ku isi, maze kwikunda kukamutera guhemuka
bikamuzanira kwangwa, amaherezo akagwa mu mwijima. Amaherezo y'uwo mwijima ukamugeza mu gahinda ndetse no mu mubabaro, mu bwihebe. Dukeneye cyane kubona uburyo bwatuma tugirana ubwumvikane, kandi ntitwabigeraho tudafite urukundo rwimbitse rugaragazwa n'ibikorwa.